Yesu ashimwe, munyemerere tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 30 umurongo wa 5, haranditse ngo muririmbire Uwiteka ishimwe mwa bakunzi be mwe, mushime izina rye ryera, kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana riratubwira ngo buri kintu cyose kiri munsi y'ijuru Uwiteka yakigeneye igihe cyacyo, yagitegetse igihe cyacyo. Nk'uko hariho igihe cyo kuvuka, habaho n'igihe cyo gupfa. Habaho igihe cyo kurira, hakabaho n'igihe cyo guseka. Habaho igihe cyo gukunda, hakabaho n'igihe cyo kwanga. Habaho igihe cyo gutanga, hakabaho n'igihe cyo kwimana. Habaho igihe cy'intambara, hakabaho n'igihe cy'amahoro. Mbese ibihe bihora bisimburana, uko uyu munsi ibihe ndimo si byo wowe urimo, nawe ibyo ejo uzaba urimo si byo nzaba ndimo, cyangwa se si byo runaka azaba arimo. Rero buri gihe cyose umuntu arimo, biradukwiriye yuko cyangwa se ategetswe gushima Uwiteka. Haleluya! Biradukwiriye ko tugomba kurangwa n'amashimwe muri twebwe, ntitukabe ingayi ngo twibuke gushima Imana kuko twariye neza, ngo usange wibutse gushima Imana kuko yaguhaye kubyara ukaba ufite abana, wibutse gushima Imana kuko wabonye imodoka nziza, wibutse gushima Imana gusa kuko wabonye inzu nziza yawe, wibutse gushima Imana kuko wabonye akazi kaguhemba neza, wibutse gushima Imana kubera ko watsinze wabonye buruse, ariko ugasanga muri cya gihe wagize ibyago, wapfushije, ushomereye nta kazi ufite, watsinzwe se, nta mwana ufite, nta nzu yawe ufite ukiri mu bukode, ugenda n'amaguru n'izindi sitarago umuntu agenda ahangana nazo muri iyi si, ugasanga ntujya ushima Imana, ahubwo uba mu buzima bwo kuganya, uba mu buzima bw'amaganya gusa, ugahora wumva witotombera Imana wumva ko ntacyo yakoze mu buzima bwawe. Ariko ndagira ngo nkubaze, ese kuva wamenya ubwenge kugeza ubu ngubu ni kubw'amaboko yawe akomeye yabashije kukurinda? Ese iyo urebye usanga ari amaboko y'imiryango yawe cyangwa se y'abavandimwe cyangwa y'inshuti yabashije kukugeza aho ugeze? Oya, hari abo twanganaga, hari abo mwanganaga, hari abo warutaga, hari abakurutaga uyu munsi batakiriho, bamwe impanuka zarabahitanye. Uwiteka arakurinda, akurinda amenyo y'abasetsi, Uwiteka yakukijije indwara zigiye zitandukanye, Uwiteka aguha amahoro mu mutima, Uwiteka yakurinze indwara z'ibyorezo, Uwiteka yarakwimanye, ahawe ntihaba hakibukwa, ariko Uwiteka yarahabaye. Haleluya! Biradukwiriye ko twongera tugasubiza amaso inyuma, tugashima Uwiteka, tukarebera imirimo n'ibitangaza yakoze mu buzima bwacu, bikadutera kumushima. Tureke guhanga amaso ibyo azakora, tureke kwiringira gusa ngo tuvuge ngo tuzamushima kuko yakoze ibi. Oya, ahubwo mureke dusubize amaso inyuma, turebe ibitangaza, turebe imirimo itangaje Uwiteka yakoze mu buzima bwacu, bidutere kumushima. Uwiteka yakoze ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka yarahabaye, ese yataba mu ruhande rwacu ahacu haba hakibukwa, ariko yaduhagazeho. Nashimwe. Mureke ibyiringiro byacu tubigire Uwiteka, ngo Uwiteka niwe byiringiro byacu, nicyo gituma tudakorwa n'isoni. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Mwene data, ese ibyiringiro byawe ni ibihe? Ese ibyiringiro byawe bishingiye kuri diporome yawe? Ese ibyiringiro byawe bishingiye ku buranga bwawe ufite? Ese ibyiringiro byawe bishingiye ku muryango wawe ukomeye ufite, ku nshuti zawe, ku mafaranga ufite? Ibyo byiringiro niba bishingiye aho ngaho, byubatse ku musenyi, kuko umuyaga nuza, intambara niziza, amakuba naza n'ibyago, ibyo byose bizaba umuyonga, ariko niba ibyiringiro byawe, haleluya,
bishingiye ku Uwiteka, ushikamishijeho Uwiteka umutima wawe, azakurinda ube amahoro masa, azakurinda ube amahoro masa nuba umwiringiye. Biradukwiriye rero ko ubuzima bwacu buba ubwo gushima Imana mu byiza no mu bibi. Bibiliya idutegeka guhora dushima Imana, tukavuga tuti Uwiteka urera, n'ibi ngibi wabyemeye ko bimbaho. Yobu yahuye n'ibigeragezo byinshi cyane, abana barapfa bose barashira, umugore aramwihakana, inshuti ziramwanga, amashyo yari afite y'inka ndetse n'andi matungo, ibyo byose bishiraho, ariko aravuga ngo yavuye mu nda ya mama we yambaye ubusa, azasubira mu gitaka n'ubundi ntacyo ajyanye. Aravuga ngo Uwiteka ashimwe kuko yemeye kubyisubiza. Ese nawe ujya ugira uko kwizera? Cyangwa iyo uhuye n'ikigeragezo wihutira kwitotombera Imana? Ibaze, kandi igisubizo ni wowe ugifite. Imana itugirire neza. Muri iki cyumweru rero mbifurije kugira ngo dutangirane ingamba nshya zo guhora dushima Imana. Niba uri mu gihe cyagenze neza cyangwa se ibihe bikumereye neza bikagushima Imana, ariko naho ibihe nabwo bitakumereye neza, bitakuryohereye, biri gusharira, nabwo ibuka gushima Imana, kubera ko hari uwavuze ngo isi ni gatebe gatoki, ngo ibihe birasimburana, bamwe baba barira abandi baba baseka. Niyo mpamvu rero niba uyu munsi uri kurira, ntabwo ukwiye gutakaza ibyiringiro ko ejo uzaseka, kandi nawe uri guseka uyu munsi ntibikwiye kuguha kwirara yuko ejo ushobora kurira. Niyo mpamvu rero bidusaba guhora duca bugufi, tugahora twiragiza Uwiteka, akaba ari we ugenga ubuzima bwacu. Shalom shalom, mbifurije icyumweru cyiza.